aba barabizi no kugira ngo nzaba kubitebya abari ibigo bya bindi mama we yabanje kunshira muri seminari, ariko biza no gushira noneho burundu nihagararaho ntora igiti ngiye kubita agakobwa kanje ngo karebe inkoni, aravuga ati nono muze haranyishe ndahagwa, gahita karapfukama ngo gapfukama maze kararirimba, gatera indirimbo. Kari gafite imyaka, Grace yari afite imyaka ingahe? Imyaka nk'itanu, itandatu, imyaka itandatu cyangwa hagati y'itandatu n'irindwi. Aka kari kataramenya ubwenge, Siyana arataramenya ubwenge, ariko yari ariho. Ngapfukame nanjye ntoye igiti, ndaje no muri mwinshi ngo nsanga kapfukamye ngo nkarebe, gahita gatera indirimbo. Niwe undwanirira mwami ndetse mpeshwa amahoro nawe, urumwongera ujyundagira. Ndavuga ati noneho ndashize mwene naka, nahise nerekereho n'inkoni njya gushaka iyo nyita, kazongera kugutora wa nkoniwe. Ngewe bambwira ko napfuye kabiri kuva mbayeho. Irya mbere nararwaye nanga gukira, kugeza ubwo batangira gusenga babwira Imana ngo nanone inyice. Hanyuma babonye bidashobotse, mama na papa bajya mu butayu, babwira Imana ngo numutugarurira turamuguturiye nk'ituro, azaba uwawe ntakabo wacu. Kandi iryo sengesho ryarakoze rirakabaho. Uko mumbona vuga ngo isadaka, ndi sadaka yo mu giseke. Yes. Yeah. Aba nibo byakunze ko tuza, n'abandi bagiye ahandi. Shaka kuririmba ibitero nka bibiri, hanyuma nanjye mbanze nywa amazi, uramara nanjye nyamaze. Amen. Turirimbane wangomereje umutima ucitse intege, wumvise gusenga kw'ijwi, nukuri umutima, nukuri umutima wanjye
Amen. Imana ibamugisha murakoze. Aha. Umwe yitwa Jide, undi yitwa Siyaningabire Serukiza. Jide Serukiza. Ubwo hasigaye indi paruwasi turi benshi. Aha. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Ijambo twahawe nk'intego y'iki giterane, Yesaya 12 umurongo wa 2. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya nyiringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Tuvuge haleluya. Topic ivuga ngo umutima uramya. Reka nsome Zaburi 103. Ivuga ngo mutima wanjye, wa mutima rero uramya. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe, ntukibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Icyambere, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Urabizi nawe nyine ko wa mutima urabizi ko wari ufite byinshi. Cya kabiri, agakiza indwara zawe zo, ariko mwarazirwaye mw'abantu, uzi ukivuka kugeza uyu munsi. Agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwarwo tutabeshanye. Aha hari benshi bagarukiye ku munwa warwo, bari bagiye imiryango yahebye, bavuga turiya we birarangiye aragiye. Ariko igitangaza, Imana itameze nk'abantu, yakugaruye abantu batangiye kuguheba. Umunwa w'ikuzimu watangiye kurungurukayo, arakugarura. Se b'abacuranzi bose basize piano, nihagira umwugaruka. Nimba utayimenyereye neza iza hano, uzimenyereye neza nazi. Ageze kure ko reka tumutegereze. Mubanze muvuge ngo haleluya. Pera ikiganza ukwegereye ngo ntukibagirwe gukuye. Ngewe bambwira ko napfuye kabiri kuva mbayeho. Irya mbere nararwaye nanga gukira, kugeza ubwo batangira gusenga babwira Imana ngo nanone nyice. Hanyuma babonye bidashobotse, mama na papa bajya mu butayu, babwira Imana ngo numutugarurira turamuguturiye nk'ituro, azaba uwawe ntakaba wacu. Kandi iryo sengesho ryarakoze rirakabaho. Uko mumbona vuga ngo isadaka, ndi sadaka yo mu giseke. Nico gihe bantangira Imana, basenze iryo sengesho, nahise nkira. Hari ikintu namenye, buriya byinshi abantu badasubizwa nuko basaba nk'abisabira. Ariko igihe wamenye gusaba Imana ibintu ari kubiroza kuri yo, ihita yikiriza, ihita ibyiremera kugira ngo hagaragaremo ishimwe ryayo. Singahe naragarutse. Bansengeye nk'umwana wabo biranga, ngo bazibukira ati turamuguhaye tu mukiza uzamwitwarire. Bwakeye ndi muzima ntangiye gusimba ibikoma nkabinywa. Aha. Okay, nikindi gihe cya kabiri bene uko mbariza ukwegereye ngo wowe upfuye kangahe kuva ubayeho, umaze gupfa kangahe. Nicyo gituma yavuze niwe
ubabarira niwe ubabarira ibyo wakiraniwe agakiza indwara zawe mutima wanjye ramya Uwiteka. Aha, ntabwo ari uburanga cyangwa amashuri cyangwa amafaranga cyangwa icubahiro bitumye nkiriho, ko babika abandi bacungura abandi bakora impanuka, abandi bari mu bitaro, mbese iyo ubirebye webaza heke, ko abandi beza ndetse kukurusha we, abakungu benshi ndetse n'abakomeye none bari rusororo, wowe niki watanze? Akaririmba avuga ngo ubwo n'ubuntu wagiriwe bukoreshe neza nshuti yanjye, icyo Uwiteka gushakaho no gukiranuka ukamwubaha. Mwandiza amashyi tukayakomera iyo Mana ibikora twese, haleluya. Aha, niyo hejuru iravuga, niyo hejuru iravuga. Okay, Ejide ngwino uvuze iyo hejuru, ngwino. Okay, bari icomeka ariyo nkoresha turebe. Aha, kubera iki? Kubera ko ibintu bikundira Dawudi nibijya kunshobokera ndaza kumuvugaho, kuko Bibiliya iravuga ngo mbonye Dawudi umugabo ufite umutima ugize gute, umeze uko ngiye Uwiteka shaka. Abandi bagabo bose bari ico gihe imitima yabo Imana ntiyayishimiye mu buryo yayirata, ariko iravuga ati mbonye Dawudi umugabo ufite umutima umeze uko ngiye Uwiteka shaka. Uwo mutima nuwuhe? N'uyu hano yavuze. Niwe mugabo wahagaze aravuga ngo ngiye gukorera semina umutima wanjye nkwigishe ngo ushire ku murongo. Icamba abanyarwanda bakigisha imitima yabo, buri muntu wese akaba umwarimu w'umutima we. Umutima urashukana kuruta ibintu byose bibaho, kandi ugira indwara ntujya wizera gukira. Ngo mbese ninde wawurondora ngo nkeretse Uwiteka wenyine. Dawudi amaze kumenya ko udashobotse awujyana muri sare inganuko, atereka nkwigisha wa mutima wa kuhaye ubwira undi muntu. Icambere, mutima wanjye ushimira Uwiteka, uramenye ntukibagirwe ibyo yagize gute, ibyo yagukoreye byose. Uzibagirwe bene wanyu, ariko ntukibagirwe yagize gute, yagukoreye byose. Ahita arabwira wa mutima uzamanyanga ugira, wakoze ibyaha ibi n'ibi wishe mukawuriya wagize gute, ariko niyo yakubabariye. Aha, nicyo gituma bavuga ngo nibabarira ibyo wakiraniwe byose. Icya kabiri arayibutsa umutima watuzi n'ikindi wa mutima, ndakwigisha kugira ngo uzamfashe gushima no kuramya iriya Mana. Cya kabiri, niyo yagukijije indwara zawe zose. Atangira kwibutsa, uribuka warwaye ibicurane, uribuka warwaye umugongo, uribuka warwaye mu nda, uribuka warwaye ibiki. Niba warahavuye niyo yahagukuye, iyitaba
vayo mbwirira ukwegereye ngo izamaza abandi warazirwaye, izisha abandi. Hari umuntu hano utazi ko izo yarwaye zisha abandi? Nimba uriho, niba turiho n'ubuntu bwawe, niba turiho n'urukundo rwaye, ngwino wicare hagati y'aba mama, dore ko mugiye no gusa nabo. Ufate mikoro umfashe, niko tubanye muranyihanganira. Iwacu amatara yose baba bafite mikoro bazicara nyiriya, iyo mbwiriza baba bazifite barabizi ko bitari bunkundire. Ngiye hano niyo hafi siya hari. Okay. Gono ubuntu wagiriwe bukoreshe neza nshuti yanjye, ibyo Uwiteka ushakaho no gukiranuka ukamwubaha, sibyo? Ngire gutebwira ngo munyumve, reka ndirimbeho niho munyumva neza. Ko babika abandi, bashingura abandi, abandi bakora impanuka, abandi bari mu bitaro, mbese iyo ubirebye wibaza heke. Ntiwakomera Imana amashyi wa muntu? Reka nsubiremo ndirimbira bataranyumva. Ko abandi beza ndetse kukurusha, abatuzi benshi ndetse n'abakomeye, none bari mu mva zabo, wowe niki watanze? Abanyumva bazamura ibiganza bavuge ngo haleluya. Ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye, icyo Uwiteka ushakaho no gukiranuka ukamwubaha. Nta kindi ni ugukiranuka ukamwubaha. Icya gatatu, ukamushima ubyutse, wanahindukira ku gitanda ukavuga ngo shimwa mwami. Wari uzi ko hari abataza bashindukira ku gitanda ngo byemere? Ariko igitangaza naje kumenya ko Imana ishobora no guhindukiza umuntu ku gitanda atabizi. Nimba ubipinze baza ukwegereye ngo se nta gihe urasanga wihindukije utamenya igihe wagiye. Waherutse ureba muri side, none uhindukiye ureba muri nord. Byagenze gute? Hari Imana iba yabikoze ikamenya ko imbavu zarushe, ikavuga ati aha harushe nahindukire, ikaguhindura utabizi, kubera ko ari umwungeri wawe akurinda ijoro n'amanywa. Rwose arabikora. Uyu niwe mugabo Imana yemeye, iravanga umutima ndawemeye. Ariko mwibuke yigeze kugira manyanga, Dawudi yari manyangiste nk'abagabo bamwe gutyo. Ariko ikimana yamukundiye, yagiraga ibintu arusha abandi. Icyambere, yagiraga umutima uca bugufi, akamenya gusaba imbabazi. Umuntu usaba Imana imbabazi yari akayibwira tumve, aka gatima wambaye nta kigenda vrema, karashuka gakora amanyanga, ngahora nza kwihana, nzihana ngeze ryari? Ucomore ukuremo undemera uwundi mutima mushawera. Imana iza kumushima no kumuhamya ari uko yamuhinduriye, yamuhaye uwundi. Nimba hano hari umuntu ufite umutima wamunaniye, ndagusaba ngo wisunge umugabo bita Yesu.
araguha uwundi akuremo uwaza yihindura. Nanjye mureba siko nari imeze, ariko yarampinduriye. Nagiraga umutima ukakaye ngewe, kanagira umujinya mwinshi, karakara iminsi 7 igashira. Kibara bazima bo ngabo. Tukivumbura kera tukiri bato, muzehe yaducashe cyangwa yadukubise, kamara iminsi 7 ntarya kubera umujinya ngo yankubise. Tugasezerana nabo tuvukana ngo yeme kubera yadukubise twirakaze natwe ibiryo tubizire tumare nkakanga habanza kome, arakoma saha yarya. Ubupfu gusa nyine bukadushuka, tukabyemezanya twese nabo tuvukana. Twarangiza tukaburara, nkabwirirwa nge kagira ngo abatipe twese twajyanye. Naho uwiswe John wasengeraga hano watangiranye namwe nigitangaza. Saa 7 yumva gusa ko mukecuru yagiye kuryama na muzehe. Amasana kabombora nge kagira ngo ninjangwe zinjiye. N'abacu baza babyuka mu ijoro bakabirya, ngewe ngasanga ngeze ku rwego rwo kwitura hasi no gupfa. Kugeza ubwo mama asigararira, mwana mbabarira, nubwo segize ugire gute, nkaruha nkabona kwemera. Mfite umujinya mubi. Ariko maze guhura na Yesu, ayaya, yacomoye uburakari burashira, mbaho ntarakara, nabushakisha umujinya nkawubura, kugira ngo nzawubone Mana yanjye. Ni ikibazo zangira ngo ndakare, ngahita nibuka Yesu. Nibuka Yesu, ibyo kurakara bikaba bivuyemo. Aba barabizi no kugira ngo nzaba kubitebya abari ibigore bya bindi mama we yabanje kunshira muri seminari. Ariko uzaba utakubita abana, kameze ugerageza mbese nyine kabatereka no najya kubageraho nabureba gusa nkumva imbabazi zirusha umujinya. Abgatuse nebyo, ariko biza no gushira noneho burundu. Nihagarara ntori igiti ngiye kubita agakobwa kanye ngo kareba inkoni, karavuga ati nono muze haranyishe ndahagwa. Gahita karapfukama, ngo gapfukama maze kararirimba, gatera indirimbo. Kari gafite imyaka, Grace yari afite imyaka ingahe? Imyaka nk'5, 6, imyaka 6 cyangwa hagati y'6 n'7. Aka kari kataramenya ubwenge, Siana arataramenya ubwenge, ariko yari ariho. Ngapfukame nanjye ntoye igiti, ndaje no muri mwinshi ngo nsanga kapfukamye, ngo nkarebe, gahita gatera indirimbo. Niwe undwanirira mwami, ndetse mpeshwa amahoro nawe, urumwongera ujyunda gira. Ndavuga ati noneho ndashize mwene naka, nahise nerekereho n'inkoni njya gushaka iyo nyita, kazongera kugutora wankoniwe. Namwe ati nkazongera uzasaza ntasuye kugukubita. Ngira ngo none naho naherutse rwose. Ibi ndabivuga mbyemeza, kuba mu Mana hari ibyo isaba ikabikora birenze nuko we wabitekereza. Dawudi mu mutima mushawera irawumuha, ngirangiza Imana iramuhamya ngo mbonye Dawudi umugabo ufite umutima umeze uko ngewe Uwiteka nshaka nshima. Imana igarika gushima. Mana mbifurije gushimwa n'Imana mwese mu izina rya Yesu. Uyu mwaka igushime nimba itari bwagushime. Icyo yakirushaga abandi, kuwicaza akawubwira, uramenye ntukibagirwe ibyiza yagize gute, yagukoreye byose. Akababarira ibyaha byawe, agakiza indwara zawe, akakurinda kugwa muri rwa rwobo. Dawudi
yari yararubonye n'amaso. Uruhe rwobo? Hari urwo yigeze kwihambamo ngo yahunze Sawuli. Sawuli arumusangamo. Sawuli ngo arugere hejuru, ingabo ziramubwira ngo turabona ibirenge bya Dawudi aho byanyuze, biragaragara ko aryamye muri uru rwobo. Umwami aravuga ati nibyo, ati tube twicaye turuhuke gato turaza kumukurayo. Kurya bicaye, Imana iravuga ati sinabaha Dawudi, haba nubwo mwicaye mu munwa w'umwobo Dawudi ntimumubona. Kundi Imana yacu ijya yimana umuntu ikamwimana ari mu ntoki z'abamushaka, ariko bakamubura kandi bamufite. Ngo bahicare bategereje igihe bazamukurirayo. Imana ibasukamwe ibitotsi bimeze nka anesthesi, basinzirira guhwera, baragona. Dawudi araruha arabyumva ari mu rwoba. Tubona Sawuli n'ingabo, arazamuka gahoro ngo agere hejuru asanga barasinziriye neza. Acomora inkota ya Sawuli arayifata, araza asatura umwenda wa Sawuli awucamo ikoti igice, afata umukuza w'amazi ye ayamukuraho arayatora. Haravuga ko Dawudi yari kumwe n'uwo bagendanaga, ngo aramubwira ati Imana kugabije abanzi tubasogote. Dawudi aramubwira atoya sinakwica uyu mugabo nubwo mpiga gutya. Imana yari yaramusize izamwicire yonyine, sinakwikorera amaraso y'uyu mugabo. Ako na kandi gasha Dawudi yagiraga katumye Imana imukunda kurusha abandi. Ninde wabona umwanzi we yamusinziririye imbere azi ko yamuhushije ariko we ntamwica? Ni Dawudi wabishobora n'abafite umutima ko wa Dawudi. Sinshobora aho kumutema atema ikoti, ngo arangiza aragenda agera mu irango arahamagara Sawuli, we Sawuli mwami wa Isirayeli. Sawuli aregukana ingabo zose n'umukuru w'ingabo yari aho. Ngarangiza arabwira ngo uraryamye aho uri ngo ufite ingabo ziri hese, ngahe reba ikoti ryawe rirebeho. Asanga igisate cyagiye, umukuza w'amazi arawuzamura uyusu wawe. Sawuli ngo arahaguruka aravuga ngo Dawudi mwene Yesayi, genda undusha gukiranuka, urandusha umutima wera. Byatumye umwanzi watangira. Mana mujye mugirira abanzi banyu neza, bigeze ku rwego bazabahanurira. Sawuli yaravuze ngo Dawu genda uranduta, kandi menye neza ko uzayobora Isirayeli, uzaba umwami w'iki gihugu. Numara kwima ingoma uzamenya biwanjye. Uri kumusaba serivisi waruzanye inkota zo kumwica. Dawudi aramubwira ngo sinakwiteranya ngo ukoraho, Imana izamenya uko ikugenza. Nico cyatumye Imana yirahira avuga ngo izo mpuhwe nzaguha kuyobora Abisirayeli. Dawudi ngo arebe urwobo abanzi bicaye ku muntu wazengurutse n'intwaro zose, aba aruvuyemo arabasimbutse bose aragiye. Ngo agere muri sare yicaza umutima. Niba wakurinze kuja mu rwobo uba wararangiye, byari byarangiye, ariko tukibagirwe gushimira yakurinze kugwa muri rwa rwobo. Nshuti ntuzajya ubyuka ukabona uriho, ujye umenya ngo ndiho ku mpamvu ya mbere iruta zose. Ujye uvuga ngo wandindiye iki? Uzumva ijwi rikubwira ngo ndashaka kunshima gusa, umpesha icubahiro. Nta kindi cyanezeza, ntaco waha Imana ngo gute wayiha iki se kindi. Ninde wabivuze? Ni Salomo yigeze kubivuga n'Abisirayeli. Imana yababwiye ngo se ko nabagaburiye mu butayu nkabagaburira imyaka 40,
mu butayu. Aha hantu nimba ari ahantu hazatuma nkunda Imana nkumva birandenze, ni uburyo Imana ibasha kugaburira abantu mu butayu imyaka 40 ingahe? 40. Gute ibagaburira mu butayu hataba isoko, hataba umurima, hataba hasere cyangwa famu? Mwari muzi ko abarya bose mu isi, abarya bose baza barya ibivuye ahantu hatatu mu isi, nta hakane habaho. Biva mu isoko, bikava mu murima, bikava muri hasere cyangwa se famu. Ibi bitatu bitariho ntiwarya. Warya ibivuye he? Ibijya mu isoko biba bivuye he? Mu mirima. Aha, byava mu mirima bikajya mu isoko, byagera mu isoko famu ikabigura ngo izagaburira batagira icyo barya. Igitangaza ngo bagera mu butayu basanga nta soko ibayo. Ariko uri mwiza w'Imana. Icya kabiri, basanga nta murima ubayo. Icya gatatu, basanga nta hasere ibayo. Ibi bitatu nta byari bihari. Mbwirira ukwegereye ngo ariko barariye. Barebye ikibaya, umurima ntawo, isoko ntawo, hasera imiryango ifasha abagowe ntayihari. Niho bavuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi miremire, ngo mbega gutabarwa kwacu kwava he? Irabasubiza ngo gutabarwa kwanyu kuzava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ibagaburira imyaka 40 yonyine, ariko nta munyenga. Kubona umugabo umara imyaka 40 adahaha, ariko ni igitangaza. Nta umwaka rasyo. Ukaryama gusa bwajya gucika bw'inwa, ariko iyo byutse ukajya kureba ko Nyagasani yabizanye aha munsi y'inzu. Babyuka bagasanga bidahari. Imana kwari kugira ngo ibereke ko ari umugabo w'umwizerwa, abasha gutunga abamuhanze amaso n'abamutegereje bose kandi bakabaho. Aha hantu njya mpabonera ukuboko kw'Imana gukomeye cyane rwose. Babonye aho inyanja icikamo, babona ya nkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijoro, ariko baranga barinangera. Mana wange danye natwe iyi myaka yose mu butayu, ntituzibagirwe ibyo wakoze we. Yemerera Mana ngendane nawe mu butayu, nta byiza bihaba. Undize amashyi yo hejuru tuyakomera Yesu. Ay Yesu. Ndibaza ko binyibukije umuhungu wayihimbye n'uwo muri torero, n'uwo mu rusengero iwacu Bujumbura Ngomezi. Bigishije iby'Imana yakoreye Abisirayeli ahita arayiririmba, ariko yari tumaze icyo gihe mwakabyara. Ndabyibutse kabisa. Ni igitangaza. Ntangajwe nako bari imyamango, ariko baranga barinangera. Bagira gute? Barabyibagirwa. Mana ya muzirinde kwibagirwa iby'Imana yagize gute? Yabakoreye. Muzirinde kubyibagirwa nk'Abisirayeli. Isirayeli bakoze amakosa rwose, nzengira nkabagaya, ariko nagera nkigaro nkagira ubwo bati wasanga natwe kurikije ibyo Yesu yadukoreye, natwe ntitumushima kuko twakamushima. Uragira ngo turamuramya kuko muba mugera hano mugatega amaboko agaherayo, mu kirere akanga kugaruka.
wibuka gusa, ejo narabivuze, wibuka gusa ko atagutaye mu iforomo ry'ingurube, akaguta mu ry'abantu. Sinabibabwiye, mu irema yari yakubise amaforomo y'ibyaremwe byose. Ingurube ziranyura muri iri, inka ziranyura hari, inzovu hano, imbeba munyura aha, injangwe mwe ni hariya mwe, inzoka munyure muri turiya, iminyorogoto n'ibiki munyura hariya, naho abantu muranyura hariya. Ngo arangize aterera itaka ry'ibyo biremwa byose, ngo akubiteyo. Inzovu isohokera hariya, imbogo hariya, intare hariya, imbwa hariya, ingurube hariya, injangwe hariya. Mana yanjye, ntiwayoba ngo ugwe mu y'injangwe uhita ugwa muri abantu, kubera ko yakugambiriye kera, kubera ko wari muri plani zayo. Ntiyanahusha, iravuga toke urisa. Kandi igitangaza, niyo gushira mu ry'inkende ububa mu bituguwe neza na morale yose. Wowe buranye se, kuko nazo nta rubanza turumva zashinze. Iyo gukubita mu y'ingurube, ubu uri ikigurube cyiza gifite ibibwana byinshi na morale yose nta kibazo. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya, haleluya. Yakuremye uri umuntu ufite agaciro gahebuje, waremwe mu shusho yayo, ngo ugire kamere y'Imana izagutera kuramya Imana ibihe byawe byose. Tiyarekera iravuga ati, na nyuma y'ibyo nzakuraga ubwami, nzakuraga ubwami. Nicyo gituma navuze umuntu nananiwe gushimira Imana, kuyiramya ngo ayishimire ubumana bwayo gusa, azaba afite ibibazo bikomeye. Bijya bintangaza, byatumye nge nirinda. Hari n'amasengesho ntazansenga buriya, rwose hari ibintu nagiye nkurikirana mu bakizwa, nkavuga ati bisi byo rwose. Bajya bavuga ngo okay. Hari n'abashwana n'Imana, barahari bajya baburana nayo. Hari n'abandi bagize greve n'ubu ntibagikandagira mu nsengero, muracababona. Hari abaretse kubera iki? Ngo shango narayisenze ngo ntiyansubije, ngo nayisabye umwana ngo ntawe yambaye, ngo nayisabye ibi ngo ntiyagize gute, ngo none ngo ndabihebye, ngo ibyo mu rusengero ngo n'amaturo sinzongera gutura, ngo kuko kakazi yarakanyimye, ngo byagize gute. Muzi imanza ziri aha hanze z'abakizwa n'Imana, uwazana urukiko ikemera kurujyamo nayo yo kumirwa. Niba uzumva baba ngo Mana naragusabye ntiwansubiza ibiki na biki. Hari umukobwa wigeze kuza kunsezera, arambwira ngo Aposo ndagukeneye byihuta. Ati numva ku kazuzi, aransanga mbona atangiye guhema kuja kurera. Ese kuye kurira utaravuga byagenze gute? Ati Aposo uyu munsi mfite nafashe umwanzuro ukomeye, wiki nje kugusezera kuko ngewe mvuye mu gakiza. Uje kugira gute? Ngo kunsezera. Ninde wakubwiye ko abagwa ari nge bazabanyuraho? Ngo kubera ko uri umukozi w'Imana kameme, ngo raje kugusezera, ngo kubwire ko ngewe gute se byagenze gute? Ngo Imana yamburiye umugabo. Ngo wenda wabona imyaka mfite, uwagira ngo imwanditseho ntayo ndi kubona. Hanyuma n'ibindi nagize gutaravuga, aravuga ati none aho bigeze nahisemo gushaka kurongorwa n'ikigabo cy'igisenegare, ariko gifite abagore batatu. Aposo ndagiye kuba wa kane. Wakangahe? Utaye umugabo Yesu ngo ugiye gukurikira ikigabo cy'igisenegare, kizakumena amajigo, kizakuzuzamwo abazimu biwabo. Nta kindi ugiyeho gusa uzicuza, nibi wabaga muzabyicuza. Uramaramaje ati namaramaje niwe nayintegereje gusa toke ndamanje baza basezera bagwa. Irakumva neza, pfukama hariyo yibwira nanjye ndagufasha, pfukama uyisezera mu isengesho. Ngaye pfukama, aremera nyina arapfukama, namushizeho igitugu gitagatifu araruha arapfukama. Urange toke tereka mbanze gufashe, nimba byakugoye ngewe mbanze
nyisenge nyibwire ko waje kuyisezera, nurangiza nawe uhita usezera. Ahari wenda ushaka kutakumva, reka ngucire inzira njye mbanze. Ngo yego ngo nibyo byiza, ngaheta tangira uyibwire hanyuma nanjye. Abakozi b'Imana twaragowe. Ngamare gupfukama murambike ikiganza batima, Uwiteka Nyiringabo, ndagushimira ko uyu mukobwa wamuremye neza ari umuntu, ukamuha agaciro karuta ibiremwa byose. Wanze kwinda yivamo mama wamutwite, yarakuze abandi bana barapfuye, yarize benshi ntibazi niyo amashuri aherereye, dore afite akazi keza arahembwa abayeho neza. Ngushimiye indwara wamurokoye, ngushimiye urupfu wamukinze, ngushimiye ngo ngeraho ngo yego mwami, ngo yego ngo yego Yesu, ngo yego harakoze Mana. Ndaseze numva umuntu ukera yinjiye ngo ngeraho, ngo wenda ahindukira ngo ngahe sezera komeza rero nge ndashoje. Ngo ya aposo yimbwirire ko ngarutse n'ukuri sinkigiye yarakoze. Vuga ngo haleluya. Ati ntaho nkigiye rwose ndabiretse, yamumva sawa nitana mumva ntihahandi ndemeye nzayigwa inyuma. Uvuze ibyo yakoze ndibuka, ntuko wari warabyibagiwe wowe. Noko ashima Imana araturika ararira, amaze arasenga. Ngo ndange ndamwe turabizi nta myaka 2 uyu mwaka nushira tuzarenza amezi 3 uzaba ufite umugabo wowe. Imbabazi zayo, mu mbabazi zayo nyine numvishe mu imbabazi zayo ivugiramo ngo umugabo wawe arahari. Abazima bari bagutwaye utaye urugo rwiza rw'umugisha kandi rwari hafi. Koga yambwiraga imyaka, niho yambwiye imyaka ngo 40 ngo 7 ngo 47 nti n'umunani niharenga hazarenga nk'amezi 3 we uzaba ufite umugabo we wawe mwiza w'isezerano. Waposo ngo ya ngo sabira iherezo giza ngo naho umugabo ngo bumuretse tariko ndigitangaza ni njye umugusabira cyangwe ni Imana ibivuze ntabwo ari njye. Kuva umunsi ugenda ubyizere kandi utangire witware nk'umukobwa ugiye gukora ubukwe, nuzajya ubona ibintu byose bibirongoranwa, ukabona amakuvureri, ukabona uzugenda ureba ibintu byiza byose by'ubukwe. Nimba bimutangira unabigure, utangira ubigure. Waposo ngo wimbwira gutyo nti niko mvuze genda utangira ubigure. Nimba ubyizeye amezi 2 yo gusenge, kwa gatatu utangire kugura iby'ubukwe. Kwa gatatu kurangiye Mungu ndi yahise amuhamagara atinya no kuza kumunyereka, akanyandira ngo ari inkuru nashaka kubwira ngo ariko nabuze aho nyihera. Tigutese mbiragoye nta kibazo ihangana umunsi umwe uyimbwira. Tuvuye mu giterane ndemwe ati ngiye ku biro ansanzeyo, uratinye kubikubwira ngo mburaho mbihera, ngo nyuma y'abyo dutandukanye ngo amezi 3 ngo hari umuhungu wagumye kuza ngo ariko ngo natinye no kumusubiza, ngo maze yategereje ko musubiza ngo ari karare ushaka ubukwe nti yarabikubwiye ati yarabimbwiye wowe nte taha turamusubiza ati zamusubiza ati vuga mu musengere uje kumusubiza. Ngo aposo ngo icyatumye ntinda kumusubiza ngo ndamurusha imyaka ngo 7 nti nushaka umurushe 15. Imana yashatse kukwereka ko ari nyizigirwa, itaguha wa wundi uvuga ngo nuko yabuze uko abigenza. Iguhaye ungana n'imyaka yose y'abandi barongorerwaho. Utazavuga ngo iguhaye wabuze uko abigira. Arangije kaminuza niho akirangiza, atangiye kwiyegeranya akora akazi, ahita aza kumupropose. Muragiza ngo ati apozo ngusaba ikintu kimwe, ntukatwerekane mu rusengero ariko bazatubonere muri mariage gusa. Ndi ari ikibazo ndi nushaka ureke icyo dukeneye n'ubukwe gusa. Uyu munsi mvuga ni umudamu mwiza, umudamu mwiza mwiza rwose. Ariko murumva ko yari yafashe umwanzuro wo gusezera Imana no kuyivaho. Hari abandi bagiye batabivuze nk'uyu ariko bayisezeye.
hari abagira amagreve ngo barivumbuye, hari abatagitangira Imana. Amaturo n'ibyacu yararetse ngo nayo ngo ntiyaduhaye ibyo twayisabye ngo turabiretse. ariko kashira amanga karakagira gute sinzi wabivuze. Ngahe ndebere Imana ntijya yivumburirwa. Imana niyo gushimwa gusa. Uwaguhumura amaso y'umwuka ngo wirebe urebe iby'Imana yagukozeho, waririmba ijoro n'amanywa rwose. Hari abandi nabyumvishe mu gateko byagenze gute ngo kubera yaretse ibi n'ibi ngo n'akazi nagira ngo karashize mujye gutura narabise ngo n'ibyacumi ngo sinzongera kubitanga rwose ngo narabiretse ngo kuko Imana abana cyacu yambare wararetse ndi wararetse toke niho uwo niwo watumye amenya ko abantu bazabagumuka bakigumura ku Mana. Ariko abantu bagira isoni nge uzo umuntu ubangwa agize greve ku Mana, naramubwiye ati ngahe ndebera umunsi Imana yagugirira greve nawe. Umunsi umwe mu gitondo ukumva telefone y'Imana igasona, wayireba ukabona yanditse ngo Imana ishobora byose yampaye inka, hanyuma ugakanda yabataro sinzi ijwi yakoresha nimba ari ry'inkuba nimba ari rimeze gute, ibyo ari byose gusa rivuze wabanza ukaraba ka gatatu igutelefone. Ndi Imana ishobora byose. Ese uri naka? Yego ndiwe. Hagarara neza tuvugane. Ndego ndahagaze. Nitwa Uwiteka Imana ishobora byose. Ntaha vuga vuba kubera ko urabizi ko yagumutse gayivuyeho. Kubera ko wagize greve ngo hari ibyo ntagukoreye ukareka kunkorera. Guherezo mu gatondo kandi zamana ko yo gutelefona ari nka nijoro kugira ngo uje guhangana n'ibikomeye bukiye mu gatondo. Igahita kugira ati ejo mu gatondo nubyuka saa moya zitararengaho iminota 2 uzabe wansubije imyuka yose wahumetse n'iyo wari ufite, uyingarurire ushaka agapurizo kakwirizaho. Barize ukwegera ngo iwanyu hari agapurizo kabirizaho. Yarangize bati ni cya kabiri kuko nawe ndabona wararetse bitatu, nanjye rero reka nkubwire icya kabiri. Kuva wavukuza wishura amazi ya wasaga ukishura n'ibiki wankandagiriye ubutaka kuva bakubyaye sindakwishuza. None umvire ku butaka saa moya n'umunota umwe ushaka iyo wirirwa kandi utware na bene wanyu simbabone bose mugende mwese. Mbarizo mwicaranye ngo wabajyana he? Mwakwirirwa he? Mugira amababa mwanaguruka se? Ibintu bibiri Imana itagitwishuza kandi bihenze. Ibintu bibiri. Umwuka jya mu bitaro ureba bawugura narumiwe. Hariho nagiye gusengera ari muri koma ngo yimaze muri baramezi 2. Hanjye gusa ngo ngwino usenge basi ngo aruhuke. Ngo kuko ararushigiye kirekire nti nukuri ntaho nasomye ko Yesu yigeze ajya gusengera abapfa, nanjye sinzasengera abapfa. Niba rugupfa mureka zijyane, naho nimba munjyanye ngewe ndasenga garuka akire. Ngo ntaco basi ngo pfa kuza. Rwa Faisal naragiye sanga aheruka makuru hashize amezi 2. Ndabaza tumwuka mugurisha gute? Muza mugura gute ibi aya mezi yose? Nimba barambwiye ngo isaha ni 10,000 na bingahe? Sinibuka yo ngahe bara ni bande bakora kwa muganga bazi yuriya mwuka ugura ku isaha ugura ngahe? Amaze tube nk'abakora karikire turebe. Nidushaka uw'Imana tuwiha igiciro curiyaho muri Rwa Faisal. Numara ubibare n'imyaka umaze urayatora yo wakwishura. Imana ni nziza kubera ko ari Imana nyine. Abantu barigumura kuri yo kuyiramya bararetse, amateraniro bararetse, kuba mu bikari byayo barabihararutse, ariko Imana igakomeza ikabaha umwuka wayo, igakomeza ikabaha gutura ku butaka
habe naho uzishura uzahishuzwa n'abantu, si Imana izahakwishuza. Ibyayo byose ni ubuntu gusa. Unaniwe kwibuka ibyo ngo uyishimire ibyo, ugiye kwigumura ngo ntiyaguhaye ikihe kirenze ubuzima, kirenze ubutaka wahawe imyaka yose. Ikindi kijya kinshimisha mu mpamvu zo gushima Imana, habamwo n'aka kantu: ntuzibagirwe ibindi byose Imana yakoze, ntukibagirwe ko yaduhaye umwana wayo Yesu, ikamuduha kugira ngo adukize urupfu rukomeye rw'iteka twavukanye narwo tutazi n'impamvu yarwo. Nutayishima ko ari Imana, uzayishime kuri umuntu. Icyo nutakibuka, uzayishimira impano ihebuje ariyo Yesu Kristo yaduhaye. Abazi ubuhamya bwanjye n'abazabankurikirana mu nyigisho z'amayutu, nkunda kubibwira abantu nti ngewe umunsi ubukene bushira bwamazwe nuko nasomye Abaroma 8:32. Igishoro cyamaze ubukene mu rugo rwanjye ni Abaroma 8:32. Nari muri kirize ya indi yo gupfa, ndi umukozi w'Imana, twaratangiye amatorero hariya mu Burundi. Ibitangaza biba n'ibiki bintu, insengero zivuka ibihumbi byihana. Ariko Kristo ndibuka mu rugo no kubona mukaru yonyine nayo yabaga ari ikibazo. Umunsi umwe nicaye mu biro, sinzi ukuntu natereka nsome Mana nganiriza uyu munsi, numva ntajwi rivuze ndi gusenga, tereka ndambure Bibiliya numva ikiganira nanjye. Somya Abaroma kiriya gice cyose ngongere kuri 32. Sanga 31 bavuga ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde yava he? Munsi akavuga ngo aho hankijije harakabakiza mu izina rya Yesu. Haravuga ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ngo ndisome numva ni inkuba zikubise, amosozi aramanuka, Bibiliya iraroba. Ndisubiyemo nk'inshuro nka 30. Itimanye umwana wayo ikamutanga ku mu mufuko wanjye nari nsigaranyemo inoti y'igihumbi cy'amarundi, kandi ni ku matariki nka 13, haracyasigaye itariki 17, iminsi 17 irasigaye kugira ngo ukwezi gushire. Sigaranye igihumbi mu mufuko cyo gutungwa urugo muri iyi minsi 17 isigaye. Murabyumva neza? Kandi icyo gihe Bujumbura uwajyaga guhaha ku isoko byibura yabaga afite ibihumbi 3 ku munsi. Ngewe mfite angahe? Igihumbi kimwe. Ndongera ndasoma itimanye umwana wayo, mpita nkora mu mufuko nsohora ca gihumbi. Izabura ite kuduha izi mbapuro? Iyaduhaye Yesu wanyima gututu ko nta natugereranya na Yesu. Ni ibintu udashaka gukompara. Ibise mbivuge gute? Natunga Kristo. Igitabo cy'Abaheburayo kimwita ngo nubaruta, nuharuta, arabiruta, araharuta, arabaruta. Nuruta bose, nuruta byose, nuruta hose. Hose he? Nta hariho ho mu isi hagereranywa nande?
na Yesu Kristo. Haba n'iri juru tuzadusengera ngo mana we, bamwe agaruka akajya gutembagara akanyarira we, ngo mana umfashe nzabona ijuru. Kristo arariruta, kuko umwubatsi aruta inzu, niko Kristo aruta. Ijuru ryararemwe, ariko Yesu ntiyaremwe, ni umuremyi wa byose. Nicyo gituma ngewe wabo nigisha ndabonyobora rwose, narabibabwiye, narababwiye ntiyagira uzongera gusengera kujya mu ijuru. Nti rwose ntinye ntajya uzasengera rwose, imyaka 17 irashize usengera kujya mu ijuru. Uwo mu ruho niruhiriza iki? Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana aba afite ubugingo buda. Pawulo ajya gusenga isengesho yasenze riruta ayandi mu Bafilipi, aravuga ngo mboneke ndi muri we, muri nde? Muri Yesu. Mboneke ndi muri Yesu. Nanjye iyo myaka nabwiye Imana gusa, ndagushimira ko nageze muri Yesu. Ahasigaye iby'ijuru byo si afere yanjye, ni afere Yesu kumenya ntwara. Ngewe gusa nigumire muri we, nashaka azavuge tujye Nyamagabe nawe. Kuko hari aho Kristo ari, niho haba hari ijuru. Uyu munsi nabikurikiraga ndeba umukuru w'igihugu cacu yagiye mu ntara. Iyo yagiyeyo umuntu wese aba yumva yajyayo we, byibura ngo umubone gusa, cyangwa kunyura imbere cyangwa umupepeye byibura. Ariko iyo abayobozi bagiye n'abami muri Bibiliya, iyo umwami yajyaga ahantu yasuraga, ni ukuvanga ibikomangoma byose n'ingabo zose n'ibiki, bose bahita bajyayo, abasangayo. Aho Kristo ari, ingabo z'ijuru ryose rigomba kuba ryahagaze, bakaba bahari ngo babashe kwakira umwami w'icubahiro. Niho navuze ati wampa Yesu nkabura udufaranga, ntariko none numva ndumiwe, numva ndatanga. Ubundi nayo yabuze byagenze gute? Ndavuga atariko Imana ishimwe, uyu munsi wabuke narahagurutse ndabuhamba maze ndabukandagira. Ndavuga ngo ndaguhambye burashize, ubutonzi umugisha. Yampa Yesu ibiga binyuma ntibishoboka. Uwo munsi nateje akavuye mu rugo sinzakibagirwa. Ngera mu rugo mbabwira ngo ubukene burashize, murenze ibintu birahindutse. Ndibuka ko madamu yambageze, hari sheke baguhaye cyangwa waronse akazi. Ndamubwira tuzi igitangaza kibaye, ubukene burashize muri inzu. Guherejo teremusi ya mukaru singongere kuyibona muri inzira gatsindwa, mugende muyimene, ntimuyoze muyimene ijugunywe igende, ntako itatugiriye nigende. Guherejo tuzajya tunywa icyayi cy'amata, tunywa icyayi cyiza, saa sita tubona ibiryo. Icyo gihe twaryaga rimwe ku munsi bigoranye. Tuzarya uko abandi baza barya, natwe nuko. Nzabaza abakire, ejo nzashaka umukire mbaza inshuro baza barya. Nari naratuye muri quartier bakire, ngewe niho namenyeye utuntu n'utundi. Kigera mu Burundi niho natangira icumba c'amasengesho. Nabonaga abakire, uzi ko abana b'abakire bakura biri mu mitwe yabo kugeza ubwo bibamara apeti. Buriya inzara iba hari ubukene. Ibi mbabwira muzabigenza, utwana tw'udukene two muri site ntituzatwingingwa kurya. Ariko abana b'abakire muri quartier z'abakire nka za Nyarutarama, buriya aho nabaga ni Kinindo ni nka Nyarutarama yiwabo, wasangaga umudamu afita abakobwa babiri b'abakozi barera icana kimwe. Ngasanga twebwe ntitugira n'umwe.
none ukabaza tese kwanza mbona hano hari abakobwa babiri nayo ngo urumva ngo abanderera umwana kugira ngo bamurebe neza umwe nti icyantangaje iyo baje kugaburira umwana w'umukire ni ukuvuga ngo umukozi umwe w'umukobwa ashinzwe udukorasi dukurura apeti, uwundi nawe aba yikoreye imireti n'amagi n'ibiraya kugira ngo nawe nikizaza cyasama batereye igipopi aterere y'umureti. Niko nabibonaga mu Kinindo. Baturitse igipopi cyaseka cyasama agahita arongera ikiraya. Nicyo gituma bagira ibipopi byinshi. Kubera ko bazi ko iwabo ibiryo byuzuye firigo byuzuye ahantu hose, nta nzara bagira baryama, babyuka batayifite bakageza saa sita nta nzara iraza. Ariko ubwana bwo muri site mu bukene gasonza saa 7:10 kera inzoka ziba zitangiye kwivuga. Ntibuza bwingingirwa kurya ni bwa bundi n'inkono itarasha bukoramo ntibusha bukabijabura. Inzara bufite ituma umuriro utabutwika. Niyo navuze ati ibi bintu nzareba, kubera ko nanjye maze kwakira ubukire ubukene bushize, nzareba umukire negera muza murya kangahe. Rwose madamu ubwe vuga amakuru neza, ni hari amafaranga yavuye hanze se cyangwa hari akazi wahawe cyangwa kontara y'ibi byagenze gute? No nyine nibagiwe ndakomeza mu yatoya burashi teremusi za mukaru n'ibiki zimenwe ziveho. Mbwira byagenze gute? Ndambwira ati nahuye n'igitangazo uyu munsi. Cyagutese shisha nahuye n'abaroma 8:32. Ndebera umuntu waruzi ko ibifaranga wabizanye cyangwa se kontara yabonetse, hanyuma mbwira ngo nahuye n'abaroma 8:32. Abaroma uvuze ngo sinkubwe ngo abaroma 8:32. Tuzane Bibiliya tuhasome, dusome, nitumara tumene teremusi. Rwose turayimena gute? Tisha iyo akagira ngo sindavuga amakuru hari ikindi, ndamwe ati nukuri nayamaze. Wayamaze utese uvuze ngo teremusi zimenwe. Abaroma 8:32. Garora ngo toke havuga gute? Itimanya umwana wayo ikamutanga kubwa akaba natwe yaratugezeho mada. Iyo Mana izaburite kuduha n'ibindi byose yaraduhaye Yesu. Mumvugire ngo haleluya. Izaburite ndakubwiye ngo ubukene burashize muri Yesu. Ndahiye Imana nkorera kuva uwo munsi nta mukaro yagarutse mu rugo rwanjye. Ubu nyine nkobwa n'ubyishakiye akavango arayikumbuye. Kuva uwo munsi yarashize ntiyagarutse. Icya kabiri, nicaranye n'umunomase nyine abakire baza barya kakangahe. Ntabwo ati babishaka barya undi ni gatatu, ariko abakire se hari n'utundi bazakomeza barenzaho aho banyuze. Nti nibyo ntutundi mfuduki. Ati ndajyo nyine iyo bagiye bagenda bafata utuntu tuzubabona no mu modoka yagiye agura akantu. Yajya guhura n'umuntu ku hoteli ngahaga kafa gatumiza. Ndashaka kubimenyagira nanjye nipange nk'abakire. Mana mfite igitabo hariya kivuga imbaraga zo kubohoka mu mutima, kubohoka mu mubiri, kubohoka mu mitekerereze, kubohoka muri ekonomi. Ndafashije abantu deliverance, ndaruhanije ibitaro Bujumbura. Abantu 200 bagatonda ngo mbakire ku munsi cyangwa 50 cyangwa 2:00 saa 4 z'ijoro.
ndaruha nisanga mu bitaro. Mbwira Imana ati kugukorera ngukorera nduhe mfe. Imana atoke hindura genda wandike ibyabohora uzabisoma azabohoka tegereza azabe yararozwe n'ibitabino hano ku isi. Bita ndabyandika kuko nakiraga abantu ngiye umuntu aje menya ngo uyaboshe byo gusengera cyangwa uyaboshe byo kuganirizwa. Uboshe byo kuganiriza sinjya musengera. Mfite mfata umwanya. Hari umugabo nigeze kubikorera nyine nawe ntiyoroshe. Yari afite icubahiro ico gihe, ariko zabwira ibibazo bikomeye ngo aze madamu yamushuje umukozi w'Imana baravuga kurikije ibyo mufite. Simbasengera, nzaganiriza uyu mugabo wenyine ukwezi n'ibyumweru 2 buri wa gatanu. Naho we madamu nta kibazo uri muzima igendere, azaza buri wa gatanu. Yari afite ibibazo n'ibyo asigaye yitoroka. Yaraza tukaganira isaha yashira tugashima Imana agataha. None ndusengera ntoye nakubwenge ko tuganira ikibazo ufite ukeneye kuganirizwa gusa. Ubuzima bwawe bukazuka n'imitekerereze ikagaruka. Naho bitari ibyo nta bagusengera, nta mukozi w'Imana ubaho muri aka karere utarandambise ibiganza. None se ngewe ikiganza ko ndagikura he ko kitava mu ijuru. Tugo bagusengeye ibyo basenze birahagije. Ngewe namaze kumva ikibazo turaganira. Amezi 2 narangira uzaba uri umuhanga wo kwisengera wenyine. Icya kabiri uzaba ufite imitekerereze myiza ituma ubuzima bwatakaye bugaruka. Ukwezi kugira 3 yahamagawe ahabwa inshingano. Avuyeyo sinshobora kuryama ntakubonyerera agatsinda kuko nambwiye ati uwa mbere wewe wari yibagiwe. Tuzaganira kugeza uzutse usubire wiyibukwe. Ni wiyibuka n'isi yose izakwibuka. Bivuga ngo abantu bose arakwibuka nta no kwiguha bazaguhamagara wibaza ibyakubayeho. Niko byamugendeye. Bituma byandika mu gitabo kugira ngo noneho bifasha abantu benshi atari bijya byo kwakira ngo uratonda imirongo ibintu bene ibyo bituma ujya mu bitaro. Mbabwira iki? Ibi bintu iyo tubyizeye uko biri biba mwimbaraga ziteye ubwoba. Ariko Mana uzi gupfana Bibiliya ijambo ry'Imana rirema ukariburamo ibisubizo kandi arimwe ibisubizo byose bihishe. Nasigaye nibaza uku nari nishwe niki mfite Bibiliya imyaka yose ariko sinumvaga ko igisubizo cyava muri Bibiliya kubera ko nabyizeye nkavuga toke bitegerezo. Byahise bihinduka bibona birabaye. Mbabwira iki? Nimba warabuze impamvu zindi zigutera guhimbaza Imana no kuyiramya, ujye wibuka icyo Yesu yakoze bigutere kumva ko wamushimuka muramya. Kuko Kristo ni impano iruta impano zose zibaho. Mana yanjye, Kristo ni itunga riruta ubutunzi bwose buriho. Nanga no kubona umukizwa uvuga ngo ni umukene kandi afite Yesu. Icyo ndacanga rwose kuko nge natangiye kubwira abantu ko ndi umukire. Icyo gihe sinari nabone n'urufaranga rumwe, ariko nabivuze gusa kubera namenye agaciro ka Yesu nahawe. Kandi nawe amaze kumva agaciro namuhaye afite muri nge, ubuzima bwarahindutse, atangira guhindura ibintu. Mbona ukuboko kw'Imana gutangiye gukora ibihambaye ku buzima bwanjye. Timukagizera Imana nk'abizera nk'ibinyamakuru bavuze cyangwa se Kristo sa mateka. Iyo tuvuga Aburahamu tukavuga i Galilaya tukavuga i Betelehemu, hariya hose ni amateka, na ba Mose ni amateka. Ariko umugabo bita Yesu ntabwo ari amateka. Kristo ni ubuzima. Wondiza amashuti yakomere. Kubimenya nibwo buzima visama oradashira. Kubimenya
ubwo buzima visama baradashira. Kristo isoko ry'amahoro, ajya atanga amahoro isi itazapfigize. hari akajambo nananiwe kukageraho, kariyeri twasomye ngo muzavoma niki harya ibyishimo ngo mu mariba y'iki. Kristo niwe soko y'ibyishimo. Naratangaye, nkunda kubona abantu bavuga ngo dukeneye kujya Dubai ngo kwinezeza, ngo twumve ko twagarura morale, ngo nibiki nibiki. Hari abaza bagiye bakansezera, ariko igitangaza hari abaheruka kujyayo bakarara bakandaza mbona ndi hano, bagiye Dubai ngo bagiye kuruhuka, ngo nugira ngo bagire morale yose, ngo batike babura ibitotsi habe n'ijoro rimwe, bakarara bakanuye mara ngo sinzi ibintu biturya, ngo imibiri ntimeze neza. Tumve, amahoro ni ibyishimo bibonerwa muri Yesu. Ni muri we, ni muri Yesu wabona amahoro, tahandi. Ibujumbura ngo tuje ku kiyaga, ngo tuje ngo kurya utuntu, ngo inkoko, ngo twishime. Ariko umunezero mutegeye mu nkoko ndi nimugende, ntiwacu uturuka mu ijuru, si ntabwo ari mu mababa y'inkoko. Oya, umunezero ni muzavomana ibyishimo ku mariba y'agakiza. Kristo niwe gakiza, Kristo niwe byiringiro byacu by'ubuzima no kubaho. Niwe twirata wenyine, kuko niwe byose muri twe. Nika adashoboye, ashoboye byose. Icyo mukundira nuko yahisemo gutura muri nge, gutura muri nge, turamugendana twese. Reka nigarukire kuri Dawudi. Ikindi nkundira Dawudi kandi kiri no mu bintu bine navuze arizo mpamvu zikiremwa muntu cyose gushima Imana. Icya kane ni ikihe? Cya gatatu ni ugushima impano ihebuje ariyo Kristo. Cya kane ni iki? Cya kane ni uko ibyaremwe byose abizera nako bagomba kurangwa no kubaho mu buzima bwo kuba ari ba rekonesa z'iby'Imana yabakoreye. Mbabwira amabanga, ngewe nkunda kwigisha amaprincipe n'ibitabo byanjye n'amahame ibyo nanditse. Amahame y'ubwami rwose uyagenderaho, ibitangaza ukabibona, wayanyura ku ruhande rwose ugasa n'uwinjiye ishyamba. Mbabwira iki? Uzirinde gusaba Imana kitarakora. Igihe cyose uzajya kuyisaba, jya uyisaba nk'uwongeza ku bindi yamukoreye, ntusabe nk'utangiye. Ikindi gitangaza, Dawudi, ikindi Imana yamushimiye, ntaho yigeze asaba Imana ikintu atabanje kuyishimira ibindi yabanje gukora, kugira ngo abanza yibwire ngo urabimpa kuko na kare usanzwe ubikora, reka nkwibutse ibyo wakoze. Ni hariya rero atangira ko ntiwubabarira ibyo wakiraniwe, agakiza indwara zawe mutima wanjye, ramya Uwiteka. Agatangira kubivuga. Ikindi cyamuhaga kune, urashaka kubaho mu buzima bunesha, nuko uzatoza umutima wawe kubaho mu buzima buramya. Gute? Dawudi iyo yahuraga n'ikibazo, ntashobora kukibwira ko ari ikibazo atabanje kukibwira ibindi bibazo Uwiteka yamukoreye. Dawudi ahuye n'intare, baramubwira turapfuye. Dawudi arayibwira ngo iyansindiye idubu ibasha no kunsindira iyi ntare. Byaba bikinaniranye gute gutsinda intare? Kera yibwiye ubuhamya bw'idubu yatsinze. Ngo bamubwire ngo Goliyati
yananiye Isirayeli, ingabo zose za Isirayeli n'umwami yananiwe, bose bahunze bari mu myobo bihishe. Dawudi yabagemuriye ibiryo asanga ntibaheruka izuba, bari mu myobo nk'ifuku ntibagisohoka kubera imbeho yo mu myobo, kubera gutinya gusa ko bahura nande ngo na Goliyati. Ngo hagera ati musohoke nzanye ibiryo, barasohoka ngo batangire kubirya, Goliyati barababonye arahaguruka. Iyo ufite igihanda cy'umwanzi cyanga kubona weguye umutwe, iyo weguye kirasara. Ngo bahaguruka batangiye kurya, kirahaguruka. Mw'Abisirayeli mwe na Sawuli, nabasabye ko muzana umugabo tukarwana, none iminsi igiye kuba 40 mwabuze umugabo. Naze ngo ngave gutyo, Dawudi gatangira kubanyuzamo amaso ngo karebe iko kazi, ngo barahita biruka, ngo gisubiremo ubwa kabiri n'ubwa gatatu, ngahindukira bura numwe asanga bose binjindake. Ese muroye hehe? Abandi ati ndabashaka umwobodi ubugiyemo, ntawakwihanganira uriya mugabo. Muvuze ajya bahamagara mu gahunga, tumaze iminsi 40 ari uku tumeze tudasohoka kubera gutinya uriya mugabo. Ko numva sahaya basaba umugabo, iyo mumwohereje umugabo, icyo gihe Isirayeli ntiyagira umusirikare w'umugore n'umwe. Abari ku rugamba bose bari abagabo, ariko amara iminsi 40 yabasabye umugabo babura n'umwe. Ngo bamubure karatangara, karababwira atari ko hano habuze uwamwegera ngo iminsi 40 yashize yadusabye umugabo yarabuze. Dawudi ati ko mwambaye amapantaro n'ubwanwa burebure mwese ntimuri abagabo? Ati ceceka wakana. Niho mukuru yambwiye ngo abana b'ihene b'intama basigende subirayo vuba. Ngo akabwire gutyo yita mu ndaka, baragiye ngo yite mu ndaka. Yagiye kumenya amakuru kageze imbere ya Sawuli, karavuga ati nimba ari ukumumeze nimubwire Sawuli ko umugabo yabonetse. Gute? Genda mubwire Sawuli ngo umugabo arabonetse mu Bisirayeli, uja guhakemura ikibazo cy'uriya mugabo wasabye umugabo. Areka mana yanjye nkunda Bibiliya ivuga neza, byakozwe n'indumwa. Mbicakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nagira gute? Ngo muzabiki abagabo nyabagabo. Isirayeli yari yabuze umugabo, hanyuma agahungu kaje, kondisiyo z'abagabo Dawudi ntiyari akwije nimwe. Nta bwanwa yari afite, nta n'ipantaro yari yambaye, nta n'umugore yagiraga. None wabura umugabo wa gute? Abafite ubwanwa n'ipantaro n'abagore bose bahakanye ko atari abagabo, binjindake. Udafite umugore, udafite ubwanwa, utakwitwa umugabo, abari uvuga ngo nimubwire Sawuli ko umugabo yagize gute? Yabonetse. Baragenda aramwe ngo Isirayeli ibonye umugabo, wakemura none soka upanga urugamba, kameme umugabo arabonetse. Aravuga ngo nibubwire abajenerali bose bamuzane hano, hanyuma tuganire hano dupange. Ngagire gutya abona bose ba Eliyabu n'abajenero bose abona baje bashorende, agahungu kabagera hano bose kari imbere nibutura yambaye, mana yanjye, n'agahago yazanye, agapfuko yazanye, yari yitwariye ibiryo. Ngo bahagere iwagira ngo umugabo arava muri aba baherekeje. Ariko Imana ntigireba ku butoni, Imana ntigireba nk'abantu, uyemera akayubahira mwemera uko yaba ari kose. Ngarangiza arabareba ko mutavuga uwo mugabo ninde. Ngabwira abona bose ko bunama kukareba bose, bakareba gutya. Vuga rero mubwire ko ari wowe. Arabati nimwe mbaza umugabo mwavuze ari he? Bagatinya no kukerekana kubera isoni. Ngo bageraho bakagatunga itoke, ngo nuwo nguwo. Ko muravuga ngo inde? Bagatunga itoke ngo nuwo nguwo. Aka niko mugabo mumbwiye mugatuma mbyuka iyo narindi mu ndake. Nakati nako ngako ko ari we wabyivugiye, batangira abandi kuyerekerera, niho wabyivugiye, ntabwo ari niho wabyivugiye. Arakareba, niho wabivuze di? Karambwe ati ninge wabivuze, ni wowe?
umwami ati zana seve yawe kugira ngo twemere ko ubishoboye. Dawudi arayibura, seve arayikura, ntayagira. Wize igisirikare ntukwiye kubagemurira imitsima, nayizanye n'ukuri nari nazanye nk'irindwi hariya barayiriye. Iki none se ushoboye iki we mu buzima? Ati nzandagira abana b'ihene n'ukuri kandi n'ab'intama. Ndebera muri eta majoro ya Sawuli kurababwira ngo abana b'ihene n'intama ngo nico ushoboye. None se kuvuga ibidahuye abana b'ihene n'intama hano urabavuga gute? Siwe wambaje CV yanjye, nibyo nshoboye, nibyo nakoze. Ikindi kugemura imitsima nkaza nikoreye nka 10 cyangwa se nk'irindwi yari minini. Umwami arashoberwa, arabareba. Nimwe mu mushoreye niwe wabivuze ngahe mwibarize. Aramwe ati we none se we Goliath abandi bahunze we ntiwamubonye? Karabango namubonye kandi namwumvise. Ibyo yavuze nabyumvise. None washaka iki? Ndamurwanya ngewe. Mumubwire ko umugabo yabonetse munyohereze ngende. Wewe hari izindi ntambara se warwanya? Ati ndahera none ntazo narwanya. Karamwe atari ko ndibutse sindarwana intambara nkizanya, atari ku munsi umwe ndagiye abana biki b'intama, idubu yafashe umwe sinamenye uko nagurutse, kandi umusivile wagiyega muri bene abo ngabo azagaragaza ubusivile buteye ubwoba. Nandi bavuga kuri ordre naho kugapfa kwivugira gusa. Idubu narayifashe ndayiwambura ndayica, bukeye intare iraza nayo ndayishwanyaguza. Intare wowe n'uru rubavu, yego narayishe. Umwami nta mwene wabo uba hano. Barabango generali nimba ari Eliyabu nande, ati barahari nimugende mubazana. Iwazi ngo yakirukanye katashe asanga kageze he. Inzira z'abanyamwuka ndazikunda, uziko bazabagera ahantu abandi batazi igihe bagezeyo. Kagezeyo gate bamubwiye ati mwene nyoko ahagaze imbere y'umwami. Gute ko namwirukanye? Ubu ni yahagaze kandi baragukeneye. Tariko mana tuzagakizwa n'iki kariya ngo hagere muravukana? Tego turavukana. Ibintu avuze urabizi ngo yishe dubu n'intare. Ayo makuru wego vraiment ko ngako nakiyahuzi karazishe karabikoze. Urabyemeza? Ati turabyemera bene uko. Garangiza. Sawuli naramugaye, niwe wa mbere guca intege Dawudi, kandi Dawudi agiye kurwanirira nde? Sawuli. Mbwirira ukwegereye ngo ntugacibwe intege nabo ugiye kugirira neza nibazi guca. Wewe uzakomeza ugire gute? Ubagirire neza. Sawuli aramubwira ngo umve kubwire waka uri kagufi, Goliath ni rurerure. Icya kabiri ni umurwanyi wa kera, wewe nturarwana. Icya gatatu ni runini, wewe uri gato. Ubusura bihera he? Afite amacumu n'ibindi, we nta ntwaro ugira. Ngabivuge karaseka karasara. Uvuze neza. Ubwo ari runini kandi rurerure. Ayayayayayaya. Sinduhusha nimpa muyima ariko ndaruva. Ubwo ari runini rurerure sindu. Naho njye ubwo uvuze ngo ndi kagufi ntazamfasha. Ubuto bakagayiye nibwo bwabaye igisubizo cyo kudafashwa amacumu. Ubunini bamubwiye bwa Goliath nibwo buhindutse igisubizo cyo kumunesha. Ngo bavuge ngo ni umurwanyi wa kera, naho wewe aravuga toke cyararushe, naho ngenda cyari mutaraga. Nimondeke ngende. Baramwambika biramunanira. Ati mubinguremo biranze. Sawuli ariko turagowe. Uyu niwe mugabo ubonetse kwera unaniwe n'imyambaro. Dawudi nako atuve iyo imyambaro hari icyo yari kubafasha, ntimwe mwayambaye mwe mukaja gutsinda. Imyambaro mwatsinda ngo niyo muri kunyambika nge ngo ndayitwara he? Arababwira ngo ndagenda uko naje kuko yarazi ico yibitseho. Ageze imbere ya Goliath n'imbere yaba yarababwiye ngo iyansindiye idubu ikansindira intare, nuriya mufilisitiya w'indakebwa ndamwica. Dawudi yaramwishe cyangwa ntiyamwishe?
icyamwishe ni kimwe, ni ubuhamya. Na Bibiliya byahishuriwe naravuga ngo muzamuneshisha Satani ngo kubwo guhamya kwanyu. Ntugakore ikosa ryo gusaba Imana utabanje kuyibwira ibyo gukora. Nubwo wabyibagiwe yo ntiyabyibagiwe. Wiyisenga nk'itafite icyo yakoze, hera ku byo yakoze. Uyibwira ati Imana we, namenye kuza utanga urubyaro, nakaheruka kubyara. Namenye kuza utanga amahirwe, nakaheruka. Uvuga buzi biwanyu nabo muri Bibiliya. Nurangiza ubone kuyibwira ati uyu munsi nanjye ndakwizeye ko nanjye hari icyo wakora. Cyangwa uyibwire ngo muri 70 ingahe warabikoze narabibonye. Nicyo gituma nge twebwe kenshi Imana ikoze ikintu cyose Imana yakora nahita mpimba indirimbo. Iyi ngore ikintu indirimbo irasohoka. Turi kumwe tuvuge haleluya. Curanga inanga tuvuze imyirongewe, tuvuze ishako, tuvuze ingoma, tuvuze nebero, tuvuze n'ipendo. Yesu wacu arakomeye we. Izo ndazirimbaga muri 94 kugeza nakangahe. Yabohoye imbohe ku manywa y'ihangowe bari Lubumbashi. Abambutse inyanja amahanga bireba, yagaruye n'amazi muri gereza. Yesu wacu arakomeye we. Abari muri gereza bagiye kubica bakuramo bamwe abasigaye abagore babicisha inyota n'inzara ngo izabica. Barasenga ati Imana waduhaye amazi, icyo kizu harimo tiyo imaze imyaka 2 idakora, tiyo y'amazi. Barasenga bapfukama bayizengurutse. Ku manywa y'ihangu babona iraturitsemo amazi menshi. Baranywa boza abana babo, inyota irashira, ntibapfuye bavamo. Wabohoye imbohe ku manywa y'ihangu we, bambuka inyanja amahanga bireba, yagaruye n'amazi muri gereza. Yesu wacu arakomeye we. Mu mvura nyinshi Yesu arakomeye, no mu ishuheri Yesu arakomeye, ku manywa na nijoro Yesu arakomeye. Yesu wacu arakomeye we. Mundiza amashi tuyakomeye. Ay Yesu. Ngiye gusoza nico Dawudi yarushije aba, yajya kuyisaba akavuga Mana wansindiye idubu, naha urabishoboye. Mana wagize ibi n'ibi, indirimbo ze zose ubuhamya. Ikindi yarushaga abandi bagabo mwemerera, yarazi kumenya imbaraga. Niwe muntu waruzi Mana igendera ku mababa y'umuyaga, Mana yifubika ibicu bikaba umwenda. Yorodani yarakubonye irakama, imisozi n'udusozi yitereshwa hejuru. Umugabo waruzi kuvuga imbaraga z'Imana. Buriya umuntu nakurusha kumenya imbaraga z'Imana, haba nubwo wamurusha gusenga inshuro 100 azakuruta. Gusenga cyane utazi imbaraga z'Imana usubizwa buke cyane, ariko uzizi niyo yasenga duke. Ega gusengera umugore w'abana be 2 baragize ibibazo bikomeye cyane kuva bavutse. Hanyuma senga iminota 5, sinzi gusenga umwanya muremure. Yabo barwaye bya biki rwose, ko nabonaga na Yesu yivugiraga birakigendera. Hanyuma wa mugore ndasenga iminota 5 kandi kwijwi rigufi. Nubu ni mikoro zimfasha nyine, ubundi ubusanzwe riba hasi cyane. Hanyuma ngo mare gusenga ndamusezera ati Mada turagiye Imana ibafashe bagirire neza. Ngo yeke Imana bagire neza, mbona ansezeye nkubabaye. Ngo ngende atelefone umugore umudamu waduhuje, aramutelefone. Nguriya niwe mukozi w'Imana wambwiraga. Ngo nicuje ngo na taxi nishuye voiture ico gihe. Gutese ngo umuntu uzagasenga iminota 5. Ngo kandi ngo kwijwi rigufi, ngo nayizi waravuga cyane ngo se yikunkumura yisimbize. Ariko ndikunkumura se nabaye igisiga.
ngo avuge ku ijwi rirenga kandi umwanya munini ngo ajya anaducuguta. Abanyafurika nibyo bakunda, babacugute, babahirike, bakunde bamenye ko byaciyemo. Sinzabikora mu izina rya Yesu. Ni agatuza kanje se gakora, harakora ka Yesu. Ako ko ndigasaba gusakuza. Amubwira babaye ingene namusuzuguye. Ati swate yansuzuguye, sinumva ingene yasenga kuri. Igitangaza mu rukerera ngo aje cyura, kuko abana be bararwara mu ijoro asanga barembye. Abana bararyama barasinzira, habe no gutaka ikintu buraca mu gitondo ngo buce bamutanga kubyuka asanga ko barashaka ibiryo mu gikoni. Ibintu bitigeze kubaho mu buzima. Ngo abitegereza abona byahindutse, abona ijya miti yabahaga none hareka no kuyo, abona apeti bafite ibiki. Ahamagara wa mudamu, ntari kuzi ko abana byahindutse. Undi ati yewe uwo ndamuzi nuko yimereye, nuko nyine nuko yabaye inshuti yanjye kugeza ubu ambwira ngo mfite imodoka 3, ndumva umutima unyemeza. Abana naravuze mbaruha mbajyana hanze biranga, umutima unyemeza ngo nguhe imodoka imwe. Arabivuga neza, ndumva umutima wanyemeje ndayanga. Niko nari imeze icyo genge ngitangira mu Burundi, ngitangira itorero. Ntiwoza ngo ngusengere ngo uzane amafaranga ngo nzayakire uyasubira nayo. Wewe uzanye ibyifuzo none kuraza ugeretse amafaranga, ntiyoga ni ya style y'abapfumu mwamenyereye ko ntawe uja kumupfuma agiye atyo. Timo mana indi babwiye ko uko bimeze. Uyu munsi wazanye ibyifuzo upfukambe tugusengera amafaranga yasubira nayo. Imana nimara kugirira neza uzagarukane menshi uje gushima Imana utazanye ibyifuzo. Ubundi niko kwiza, bagusengere uzagarurwe n'amaturo ikindi gihe mu nzu y'Imana. Ariko ibi abantu bamenyereye ngo umuntu baje gusenga ku mukozi bagende bitwaje amafaranga, ubu esikoro butabaho. Arabati no imodoka yanjye ndayiguha, ntoya ntayo nemera. Umugabo we n'umupagani ntari hanari iburayi, namara zumve ngo wampaye imodoka, wowe ntutekereza ingaruka zizakurikira aho ngaho. Icyambere azakuvugaho ibintu bidasho n'urugo mwarusenya. Tiyo modoka ntayo keretse mubivuze muri mwembi, ariko ari wowe nyine tibishoboka. Kuyu mukozi w'Imana ameze gute? Ntoya nuko nyine meze. Wa undi aramubwira ati nge twabanye mu nzu, ni wa undi nababwira dushaka kuza gusenga ngo uzane amafaranga, nicyo gituma n'ubukene bwari bunyishe. Navuga ati dushaka kuza gusenga ngo uzane amafaranga, ibyo ni ibintu bidahuye. Uzanye ibibazo benuko. Iyo ni style abantu bamenyereye, ariko rwose iriya si y'umwuka ni igipfumu. Ngo sinagenda gutya ibiki na biki. Harabaza abantu n'ubojya kundeba ku biro byanjye cyangwa se ibiro by'igicaniro, dufite iki gicaniro cy'ubyose gihuza abashumba benshi muri uyu mujyi tukiyoboye turi nk'8, ngenda Rutayisire n'abandi ba Minyone bande turi benshi. Hari abajya bansanga kuri ofisi aje gusaga ngo mbabari rusengere ngo mfite ibibazo ngo nabuze n'amafaranga nitwaza. Witwaza yo kugira gute? Kukamenga urumva ngo se uje imbere y'umukozi w'Imana, ariko none igitanye ni imbere y'umupfumu se. Uje imbere y'Imana si imbere yanjuje. Zana ubukene bwawe Imana ikugirire neza, naho ibyo bindi mu byihorere. Nshuti zanyu, dufite Imana ikora ariko ikunda abayiramya, kandi ibyigukorera byose yizi ngo nimba imukorera birongera kuramya, nta cyayibuza kubikora. Iyizi ngo ibi bizabyara amashimwe. Muzamure gushima Imana, nizajya igushima, nubyuka ushime, nugenda nubona biremeye, nuza no guterana ibi mujye mubishima. Iri ni iteka rikomeye, ibi ni iby'icubahiro. Ibi reka nisoreze. Wari uzi ko aha wicaye hicaraga Abalewi bonyine? Wari uzi ko mpagaze hahagararaga Aroni cyangwa abo mu nzu ye nabo bagahagararaho rimwe mu mwaka? Ngahe nge na mushumba tuhahagarara iminsi yose, turi ibitangaza biruta Aroni inshuro 100. Umutambyi mukuru yahagararaga rimwe mu mwaka. Kwinjira mu nzu y'Imana mu ihema ryo, ariko mwebwe mwinjira iminsi ejo ntimwari hano, n'ejo bundi mwari muhari. Mbwira ko wegereye ngo uraruta Aroni, ni ukuri uramuruta kure cyane.
hahiriwe abafite imitima ishima izi kuramya Imana, bazi ko ari cyo yabaremeye, hanyuma batita ku bibazo bafite, bakamenya ko Imana ishimwa yakoze cyangwa itakoze, bayiramya yatanze n'iyo itatanze. Ubumana bwayo burahagije, muzayishimira ubu, ibindi zabibaha ari ibyo muyisaba, haba n'ibyo mutararota. Igitangaza hari igihe uyisaba ikaguha ibirenze ibyo wari wayisabye. Niko Imana iteye. Nimuhaguruke ku maguru yanyu dusenge. Imana niyo buhungiro n'ingome zizanjye, Imana niyo buhungiro n'ingome zizanjye, n'umufasha utigera yobya seruka mu magorwa, n'umufasha utigera yobya seruka mu magorwa. Mbega rutanga iki bamenye ishimwe ryawe, mbega rutanga iki ishimwe ryawe, naguhaye umutima wanjye uganze mukiza. Haleluya, haleluya. Nkunda kwibagirwa uriya muhungu abahaye ndeba nshinga ijisho, afite ibitabo 10 na bingahe byo kubohoka. Iyo dutashe ntabivuze ajya hakumvitana mu nzira. Arabifite bigura ibihumbi 5 hano mu Rwanda. Iyo ngiye mu ntara nkunda kujya za Butare, Kaminuza n'andi, mbishyira kuri 3. I Kigali ni kuri 5. Hanze mu mahanga babigura Europe na mayero 25, Amerika na madolari 25. Hari n'ababigura 50, hari n'ababiguze 100 ngahe. Cyakagombye kugura menshi cyane, ariko mba numva nabige. Nigeze gusohora kimwe Bujumbura ndabigaba, abantu barumirwa. Mba numva ko ibindimo. Nigeze gusohora kaseti indirimbo ziriya narindirimbye, sanga hano barazicuruza Nyabugogo, i Bujumbura, mu masoko ahantu hose. Abandi basanga izabo zaracurujwe bagahita babafungisha. Mugere nari ko mbwiza kuri restoration igihe kimwe amasaso yari yantumiye, bari hano mari cyumweru hariya. Ngo ndangize ngiye gutaha, umushoferi ati tugure kaseti bazi dushire mu modoka turagenda. Twumva izanjye ko zaririmba ati waduha kaseti mani, ariko isuzi nyirazo wazamwumva vraiment ngo ariko ngo sinzi iyo bavuze aba wamare ngo ariko ngo sinzi ko akinabaho, ndi nkabari we utabaho wa mugabo ntakibaho. Ati sinzi atese yabaringe ati reka ntiyopfa kuboneka inanga. Ntibasimbeza kaseti ngo zana amafaranga, zana amafaranga. Ziba yari izanjye se uzicuruza, ufite uburenganzira bwo kuzicuruza. Ngo keretse uri mwene wabo wabene wabo, ngo ariko ntiwobawe. Arananira narayiguze mu amafaranga. Ngo nange namwe ati uzicuruze uko ushoboye ndakwemereye n'izanjye. Narize kuzana passport abona kwemera. Ahamagara abantu mbonye atangiye kubahuruza, bitatwatse imodoka turagenda. Biramushi aravuga ngo niwe wa mbere mbyumva ngo nzicuruze ngewe muzipirate zipfe gukwe. Nari narasohoye ibisirimba, ntaho byari byarigeze bisohorwa ku visi yabaho, kuko nge nakijwe igihe ibisirimba bivutse. Umunsi kivuka nari impari, ngewe rero abariyo njyana sohora kugira ngo nyikwize isi. Za 90 na muri 2 isi aka karere bitangira kugenda. Rero kubera ko ubu bihenze ibitabo bikorerwa za Nairobi n'ibiki, nicyo gituma mbigurisha. Ni nabyo bimfasha mu ivuga butumwa. Kuva ntangiye gusohora indirimbo n'ibitabo, nta torero rimpembanye. Nibyo
nibyo navuze ati impano zanjye zirahagije zabikora beno, ariko Imana yaramfashe bigatuma bishobokera kubaka insengero bitagoranye. Ibyo ndabishima Imana, ngashaka ashoboka yose kugira ngo twubakire Imana. Abagira amahirwe barabibona, murumva ko atari byinshi. Imana ibagire neza. Murambure ibiganza, ngiye gusengera abantu Imana ibaha umutima wo kuramya. Icya kabiri, nimba hari umuntu umaze igihe arwana n'ibihanda bimeze nk'aba Goliyati biri imbere, tugiye kubibwira ko dufite Imana ikora. Hari ibyo yadukoreye nibiba arimo biratsindwa mu izina rya Imana. Ishimwe ko mwampaye iminsi 3 gukora hano, kuwa 4, kuwa 5 no ku cyumweru. Kuwa cyumweru ndahubaha, kuwa mbere y'iminsi 7 Yesu yarazutse. Ndifuza ko uriya munsi hazaba kuzuka kw'abantu, imibereho yapfuye izazurwa, kwizera kwakamye kuzazuka, ubuzima nimba bwawe bubayeho nk'ubwahambwe buzazuka. Ntidushaka kuyiramya ngo tuvire mwaho, kwicara tukumva inyigisho zijyanye no kuramya Imana no kuyimbaza. Ibyo ndabyemera kurenza. Igihe cyose naramije Imana nico genda abonye Imana ikora ibikomeye. Muzamure ibiganza dusenge. Mbega notanga iki Mwami ishimwe ryawe, mbega notanga iki Mwami ishimwe ryawe, naguhaye umutima wanjye uganze mukiza, naguhaye umutima wanjye tuzamura amajwi dusenge twese. Uwiteka yumve ibyo umubwira, umushimire ibyo wibuka, nurangiza umubwira ibihanda biri imbere yawe. Gitare we, ngushimiye ko waduhaye Yesu, ngushimiye ko watwimye urupfu, amarembo y'ikuzimu yaratwasamiye uraturokora. Ibiduhiga ntibyabuze, ariko warahabaye. Tugushimiye ubumana bwawe, tugushimiye impano ihebuje waduhaye ariyo Kristo, tugushimiye gukora kwawe gutangaje, tuguhaye icubahiro ku bitangaza wakoze mu isi no mu buzima bw'abizera. Ndagushimira ibyo wakoze muri uru rusengero ndagushimira ibyo wakoze aha hantu. Niyo mpamvu mvuze ngo ndasenyera imbaraga zose zikirwanya abana b'Imana ngo badahimbaza ubwiza bwawe. Iyi minsi 3 turazura abantu, iyi minsi 3 turahembura ubuzima, iyi minsi 3 turarema amateka, iyi minsi 3 indwara zirakira, iyi minsi 3 imisozi irasenywa. Yesu. Mbega